ahantu henshi hatandukanye ushobora kubona Kiramani nanjye ukambona ni muri ubwo buryo ubwabyo turakorana ikindi turi n'inshuti Ndede wanje muri make nyine biriya na akazi kubona wenda nshobora kumukora mu matama cyangwa se namukubita mu buryo busanzwe ntago wakubita boss wawe turajye kuri tugakina nimba nyine yanetse ko ngomba kumukubita ndamukubita ntitengo ni boss wanje ubu ngubu nyine mvuga ko ari nk'umuvandimwe wanje nyine ntago ari umuntu wenda kano kanya wenda mvuga ngo natinya meze nyine kano kanya ni izina nyine nshobora kurisha sino kuririsha gusa umuvandimwe wanje nyine nyuma mubwira ngo nyine hari byinshi byagiye bihinduka uko najyaga mubona muri icyo gihe ntago ngo ariko nabonye nyine ari ubundi ari nk'umuntu w'umugome mbona ari umuntu utumvikana muri ari ikintu nyine ebona cyakwica nyine umuntu utacirenga byagiye binavugwa ko sinzi ko mu minsi yashize warabyumvishe ngira ngo nawe warabyumvishe ko havuzwe n'ibintu by'amarozi muri timu ya Kiramani havuzwe n'ibintu by'amarozi ko harimo n'abantu bamurogesheje abo bamiki bavuzwe wari wabibreakinze ni kamarade avuga ko agenda avuga abantu bagiye barogesha uwitwa Kiramani no kugira ngo wenda akene cyangwa se asubire inyuma mu bikorwa bye aza ku breaking ahereye kuri Jojo avuga bitwa ba Miki avuga bitwa ba Nyambo avuga bitwa ba Nsabi abo ba Mitsutsu ngo bagiye barogesha Kiramani ibyo bintu rema ko muri timu byabayemo hari umuntu akuzanira ibintu nyine agira ngo nyine agusenya agira ngo agusebye kuko no kandi nimba nyine umuntu ari kuvuga ati nyine uyu nguyu yashatse kukuroga uyu yashatse kukuroga uyu yashatse kukuroga karuga sana no abantu avuze ni baba member bakomeye gusa badashaka gusenya timu ko munashaka kutubuza umugati man Yes, je suis professeur Chuchu aka Eric Stonchide Superboy Samani bwo nteta kundi mutaro rwamutse umwizi togera inenge no kucyumura nyankora kuko apeti yapushinze ya propose ama equipe za peti bayitupa mu matsinda nanone ntangira ngusuza wo bashe gukora subscribe kuri YouTube channel ya Big Town TV ndetse nongera kugweza ikaze ku biganiro by'uyu munsi nkwibutsa cyane ko gukanda subscribe biduha amahirwe yo gukomeza kubuminga kuzamuka kugira ngo tubashe kuzuza aba subscribers miliyoni maze tujye ku rwego rwa mbere muri YouTube channel zimeze neza hano mu Rwanda ntangira nsuza abantu bari hirya no hino u Rwanda Burundi Uganda cyane Tanzania cyane by'umwihariko muri East Africa n'inshuti zacu z'aba diaspora ziri hirya no hino ku isi n'abandi bantu bagiye batandukanye ukunda u Rwanda nyinda gukunda nkubwira ngo kunda u Rwanda kuko ari cyo gihugu cyonyine hano mu Rwanda nako hano ku isi gifite amahoro umutekano umutuzo ndetse n'ubukungu buhambaye yego uyu munsi rero nkuko nababwiye ngo kuri Big Town TV twajya tubazana abatumirwa bagiye batandukanye kandi bagiye bakora ibikorwa byiza bigezweho bagifite n'urundi ruhare rukomeye cyane muri rubanda nyamwinshi mu gutanga ubutumwa mu gutanga message zubaka uyu munsi wa none twabazaniye umuntu w'ubukombe uwakoze ibikorwa bitandukanye niba utamuzi umenye ko uyu munsi wa none ahangaha udafite nta ntego ufite muri ibi bintu yitwa Valence Okonko numwe abantu bagiye bagaragara mu filime agiye atandukanye yaba muri Kwizera Films cyangwa se muri nawe afite icyo nakita nka Valence Empire nimba ariko nabyita cyangwa se TV show ndetse agaragara muri filime ya My Heart n'ibindi bintu bigiye bitandukanye agaragara kuri Big Mind n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nawe ubwo afite filime ze nyirizina uyu munsi wa none rero niwe twazanye kugira ngo abashe kugira icyo aganiza cyangwa se asangiza abantu bakurikiye Big Town TV muri aka kanya urugendo rwinshi nibigoye yagiye acamo nibyo ari buze kugenda adusangiza umunsi ku munsi reka tumuyikaze tugwaye ikaze kuri Big Town TV murakoze cyane mbere ya byose uraza gutanya bibira abantu bo kuri Big Town TV bitewe nuko ari ugomete kwakiriyeho gusa barakuzi ariko biba byiza yo bivuze nk'umuntu w'umugabo nibwo bamenya ngo ninde ntago ndi bwizimbe mu magambo amazina yanjye nyakuri ni Valence Habimana ni mazina y'ababyeyi gusa muri social media nitwa Valence Okonko niyo mazina benshi banziho ya ndi umukinnyi wa filime ndi umwanditsi wazo ndi n'umuproducer yende na director yego byinshi bitandukanye abibaza ngo who is Valence Okonko ngira ngo nuko nguko abasha kwivuga nuko nguko yisobanura n'umwanditsi n'umudirector n'umukinnyi wa filime n'ibindi bintu bigiye bitandukanye yes muri aka kanya ka none rero twagutumiye kuri Big Town TV kugira ngo ubashe gusangiza bamwe mu bakunzi bawe ibintu byinshi n'ubuzima bwawe muri rusange waciyemo kuko ngo rumwe mu bantu baciye mu buzima butoroshye muri Uganda urimo mu bantu bagafashe barabanje kwihiringa barabanje kuri hasinga nimba ariko nabyita ariko uyu munsi wa none wariteretse urumwe mu bastari urumwe mu bantu bagenda bambaye udupfukamunwa kugira ngo abafana bataza kugongana ikindi urumwe mu bantu bamaze kubukombe ku rwego ngo revo yawe imaze kungana ya Kiramani ariko nyagasani asema urashaka kunyicisha oya nagara kukwicisha ariko ngo oya wikabya nawe kuko nawe nga hano hose Kiramani kanagiye nawe ngo burya ngura komanga bagakingura ariko nawe wende siyenda ko yaba barigenderaho ariko ntaho nahurira nawe
wenda amahirwe ngira nuko Kiramani nyine navuga ko ari inshuti yanjye, navuga ni daddy nyine muri rusange. Ikindi ngiye ntago mwita wenda nk'umuntu duhujwe n'akazi gusa, ahubwo ari umuntu nyine mumenyana kubera akazi. Ariko mwakorana neza akakubera n'umuvandimwe, mwakorana neza akakubera inshuti, mwakorana neza akakubera nk'umubyeyi nyine muri rusange. Njye niko namufata. Niyo mpamvu samutaye nko wari ubivuze, ahantu henshi hatandukanye ushobora kubona Kiramani nanjye ukambona ni muri ubwo buryo. Ubwabyo turakorana, ikindi turi n'inshuti. Ndende wanje muri make nyine. That's why. Impamvu nabahuzaga cyangwa se vuga ko aho akandagira nawe hakandagira cyane cyane ibikorwa byose harimo by'umwihariko nawe ukunze kuba uhari, ahateye amaguru, ahateye ikirenge, nawe ngo burya ngo urakihatera. Bivuze ngo rero ndamutse mvuze ko mungana ntabwo nabambeshye, mushobora kuba mutangana ku buryo bw'ikofi, ariko nabyo wanasanga unamurenze burya ngo amafaranga hari ntavuga. Ngaho amafaranga ari ntavuga. Mwana we. Ko wanone aha Valence wanone aha wasanga nawe afite ukunda afite mu bukungu, cyangwa se ugasanga muri bikorwa bya Kiramani afite mosheya. Ako wakuntumye. Oya nta wakuntumye. Ngiye nakwitumye akakanya kuko urumva nimba ngeze muri gukubona. Byanze bikunze hari abantu benshi tuzi bagiye bakorana Kiramani. Hamwe nabo bagikorana, nabo bagisupporting amaginga ya. Ariko batabashe kubona amahirwe akomeye cyane nka ya Valence wanone aha ngaha. Nimba nzi ko Valence ari wa muntu ushobora gukina Kiramani, n'ukuru Kiramani n'umuntu utinyitse mukamwahurana mwamuri gukina kuri sende ukaba mukubita inkonji, nabonye usiga gukuramo n'umukandara ugakubita. Bivuze ngo byanze bikunze nta wishima hadashyikira. Oya biriya nyine biriya nakazi. Biriya nakazi kubona wenda nshobora kumukora mu matama cyangwa se namukubita mu buryo busanzwe ntago wakubita boss wawe. Si nibyo gusa. No mu bigaragara ntago ndi umuntu ufite igihagararo, ndetse sino kuba ngo wenda ngo igihagararo. Ahubwo nicyo cyubahiro ubwacyo. Ntago ndi umuntu ushobora kubaho ku muntu cyane ku buryo namukubita. Biriya rero kubona wenda cyane cyane muri kwiza no hantu twakunze kurwana cyangwa se mwibanga. Nyine byari uburyo nyine bw'akazi tu. Tujya kuri tugakina, nimba nyine yanditse ko ngomba kumukubita. Ndamukubita ntitengo ni boss wanjye. Yego. Nguko nyine kugira nanjye nze kubasha kubona ko ndi butane ibirayi. None wabivuga ngo iki? Uyu munsi wa none hari uburyo Kiramani mufataga mu gihe cya mbere cyangwa se ukimumenya ariko mutarahura. Hari n'uburyo umufata none. Ndashaka kuza kuduhereza ishusho y'ibyo bihe bibiri. Urumva nje Kiramani bwa mbere duhura twahuye nyine twakinaga film bita The Message. Yego. Aho twahuriye icyo gihe twakoreraga Kacyiru. Nje noneho wenda nsubi inyuma gatoya kuko wenda hano ninjire mu bintu wenda bya social media cyane. Bizuba ko ari danger. Ndagira ngo ukomeze udushushanyirize nyine uduhereze ishusho ya Kiramani wa kera mugihura n'uburyo mwahuye, ndetse uzi no kuduha Kiramani ngo uburyo muziranye mu birenze. Urumva ishusho ya Kiramani wenda mu magambo makeya. Kiramani nyine wa kera cyangwa se mu gihe nyine munyihura nawe. Yatanye nyine kumufana agikina ball nyine ari umusirikare. Yego. Najya nkunda kubibona nkiba muri Kenya. Nyine yanawe n'ibintu nyine bakora nkumva ndabikunze, ariko bajya bakora birayi ball bari mu ishyamba kubita nimba ari abanyamakuru nimba ari iki. Byose najya nkunda kubibona nyine hakurya iriya. Nyine nkumva hari ukuntu akora ibintu ukumva wenda nyine nge ntabwo najya mbona kare nko gukina. Aho numva ko nyine n'abana akoresha mu buzima busanzwe nk'abasirikare. None nareba imikorere ye nkahita avuga ati kabisa uyu ngo ni hatari. Kabisa. So ubwo rero umunsi wa mbere nyine aribyo waruvuze ngo mpura nawe. Twawe nyine kuri set yo kwa Nyamba. Dukina The Message. Nagize gutya ntago narenze ko nyine wenda ndibuze guhura nawe. Kuko ngiye nkuko ikintu nari romaritsemo. Ubite n'ukuntu nabonaga nyine bino bintu byita bya social media nyine ari byadanye n'ukuntu wenda no haga basitari cyane abatinyaga. Nabonaga nawe ati ndamutse ngize amahirwe nkakora cyane, ndamutse wenda maze nk'umwaka wenda nice nkora, nibwo nazagira gute nazasubiza wenda nka Kiramani. Bite na level nyine nababonagaho. Umunsi wa mbere njya kuri tere niyo nagiye kora mbonanye nkubitanye nawe. Nje icyambere ntawe namubonaga nyine nk'umuntu wenda nk'umukinnyi gutya bisanzwe, ahubwo nyine nabonaga numvaga ko uko byaje ko ari umusirikare. Urikumva? Umva ko ari umusirikare Kiramani. Numvaga ko ari umusirikare. Nakakajisho ke gahengamye kaba kareba nk'akareba umuryezi, ukavuga ati ko byose kose umupampe. None warewe yakubise umwenda nyino yahengetse ukavuga ati warayo ni colonel. Kabisa. Urumva? None umunsi wa mbere rero njya kuri tere niho twakubitaniye. Sinkubeshye. Namaze iminota 5 ntahumeka. Kubera kumutinya. Icyo cyari icyambere. Ikindi cya kabiri. Abantu bose numvaga nyine ngiye kuri nge nabavuga numvaga ko ntabasha no guhura nabo. Uwo munsi nahuye nabo. Kuko urumva iki uwo munsi hari Kiramani, haza Regis, urikumva? Na Nyambo nawe yari ahari, hari na Mama Nike. Ndumva hari nimba ari na Jojo.
uwo munsi nyine noneho ngabo bari mu bantu nyine bite ko najya nkunda gukurikina social media cyane nyine nkiba muri Kenya noneho cyane cyane nyine nk'izi filimi n'undi nyarwanda niho hano nyine numvaga nyine agaciro nabahaga cyangwa se nyine n'ubu ngubu wenda still n'ubundi cyakaba ka danje ariko muri icyo gihe bwo nuba ko nyine atari ibintu byashoboka kuko basi wenda banansuhuza ibaze nyine umwana nk'ongo wowe ufitemo iyo mentality guhura no ku munsi wa mbere ukijya mu bintu ukivuga ati nanjye ndishoye ubonye amahirwe ahantu winjirira ugahita uhura n'abantu bajya kuvuga ati ndamutse ngize amahirwe nkakora cyane basi batwazahura nka nyuma y'umwaka aho hantu cyo kintu kimbere nambe cyane ubwoba nyine rero nkabona Kiramana akicara ngaha nkicara mama nika akicara Regis yicaye hariya urumva nyine bwa mbere nyine umva nyine tugihura urabona ko hakundi nyine mu gitondo nko kunywa nk'icyayi naraye nkabate nkabona njabire kabisa ubwo burandenga icyuya kirabira ndavuga ati kwera ahantu niki ari mpamvu nakubwira ati narabarebaga muri icyo gihe muri minota 5 numva gomeka byananiye ariko uko twagumye nyine kugenda nyine tumenyerana gahoro ubu ngubu nyine mvuga ko ari nk'umuvandimwe wanjye nyine ntago ari umuntu nera kano kanya wena mvuga ngo natinya kuko n'ubundi nyine dukorana ibikorwa byinshi bitandukanye umuntu nyine wamambwa nkabati nyamuneka ndabona ibintu byanze ndabona agiye no kunsohora mu nzu reba uko bigenza avugana na landlord cyaza nanjye no kukauti nkabati yako murabizi mwigira ikibazo urumva Kiramana ndi kumamagana ntamfate mwebwe numwe mumpaye ibintu nigendere ejo cyane nejo ndayazana meze nyine kano kanya nizina nyine nshobora kurisha sino kuririsha gusa umuvandimwe wanjye nyine nyuma mubwira ngo nyine hari byinshi byagiye bihinduka uko najyaga mubona muri icyo gihe ntago ngo ariko nabonye nyine ari ubonaga ari nk'umuntu w'umugome mbona ari umuntu utumvikana muri ari ikintu nyine ebona cyakwica nyine umuntu utaciringa ariko ubu ngubu nawe urabizi umuvandimwe murahura rwose mugasabana mukungurana ibitekerezo ukabona ngo atifatara abagwa agacupa kandi ibyo ngibyo wika hashaka kuva ati mwana wanjye niba kaguhe ngo ndo umuntu ariko nta nshobora kumutamo da narumvishe ngo ya mafaranga waba ufite rero yose burya ngo umukire y'umwicaje nawe aricara bikemera icyo cyo wasoko kwicara kigaho ubwo nyine bitewe n'ukuntu yakubashye ashaka kumva nyine nako gacupa kaba yakanywa ariko atari kuvuga ngo wenda ni nko kumugurira nkuko nyine bigize tu fa kuba bicishije mu buryo bwiza yego ya bivuze ngo uyu munsi wa none Kiramana watinyaga ngubu ntaga giteye ubwoba kuri wowe ni wa muntu ubwo w'icyubahiro ni wa muntu nyine ugomba icyubahiro gisanzwe nk'umuntu nyine amaze kuba umuvandimwe akaba umuntu wawe urumva ko mbere batinyaga nyine uzi ko ari umusirikari ariko waje gusanga nyine ni iby'akazi yes byari by'akazi nyine ubu nyine mufata nkuko vuga ati wenda nimba mfite nka brother wanjye sibyo cyose mukuru wanjye nawe naramufite nyine ukuntu iyo ndi kumwe nawe uko dushobora kuganira niko nawe Kiramana mufata ntago nyine akiri umuntu mbona nyine ngo w'umugome kuri nye cyangwa y'iki ahubwo ni wa muntu nyine muvuga ati kabisa twaciringa natura ikibazo cyanjye nyine twaganira nagisha inama se cyangwa uryo bumwe cyangwa ubundi nibyo ngibyo nyine yego kuri iyo kote tukiriho byanze bikunze muri timu ya Kiramana hanini mufite uburyo mugenda mubana nk'abantu mwese muri rusange hari uburyo mugenda mubanamo bitandukanye hari amatimu usanga abantu babanye ariko buri wese akurura yishyira kuri kote ye ukabasanga no mu bikorwa runaka umuntu burya murakorana ariko ntago yagusapotinga igikorwa cyose wagiramo runaka ukaba utamusaba ubufasha ngo abe yakemera kubuguha ariko none ahangaha mwebwe nyirizina nko muri timu ya Kiramana famille cyangwa se timu yose havuyemo Kiramana nyirizina mwe usanga umwuka wanyu mubanye gute ngewe rero sinzi ko nayivuga niza nashidikanya ko muri timu ari timu ya Kiramana ari na timu wenda yibanga nayo mbarizwamo ko nizo nyine timu iyo turaza kujya kuri kote yayo niza nashidikanya ko nta muntu dufitanye ikibazo niba abantu wari wese nyine mwisanzuraho nyine mba numva ari nk'abavandimwe banje tu ntago navuga ngo wena sinzi wenda ko bamfata ariko nyuma mfata nk'abavandimwe banje kuko kandi ndamutse ngize ibyishimo niza nashidikanya ko abantu ba mbere nagira gute natumira ndetse ngize n'ibyago nimwe mu ba mbere natabaza niyo mpamvu nyine nta n'umwe n'umuntu badufitanye ikibazo n'uwo twatugifitanye n'ubwo wenda sinzi ko ibintu wenda yarabifashe kuko ngo nta sindi mise kigoroye ntago navuga ngo ndera kuko ngo ntabyera ngo de ariko mu by'ukuri rwose muri timu ibintu ni amahoro urabizi nta namwe hajya habura amashyari
n'amatiku byagiye binavugwa ko sinzi ko mu minsi yashize warabyumvishe ngira ngo nawe warabyumvishe ko havuzwe n'ibintu by'amarozi muri timu ya Kiramani havuzwe n'ibintu by'amarozi ko harimo n'abantu bamurogesheje abo ba Miki bavuzwe abo n'abandi bose bagiye batandukanye warabyumvishe numvishe wari wabiburekinze ni kamarade kuri 3D avuga ko agenda avuga abantu bagiye barogesha uwitwa Kiramani no kugira ngo wenda akeneye cyangwa se asubire inyuma mu bikorwa bye aza kubreakinga ahereye kuri Jojo avuga bitwa ba Miki avuga bitwa ba Nyambo avuga bitwa ba Nsabi abo ba Mitsutsu ngo bagiye barogesha Kiramani ariko ngiye mu busesenguzi bwanjye numva ko nta bantu bangana gutyo bose bahurira ku gikorwa kimwe bavuga ati umuntu reka tumuroge nuko byagenda kose sinzi ko waroga umuntu ukaroga ibikorwa bye cyangwa se ukaroga imbuga nkoranyambaga ze we kumuroga byarakunaniye niyo mpamvu nkubajije ngo ese wowe nyirizina ukurikije kwanza mbere y'ibyawe ibyo bintu uremera ko muri timu byabayemo uko wabyumvishe nyine nanjye niko nabyumvishe ibijyanye nayo marozi nyine byumva nyine numvaga ari ibintu bitumuka gutya ariko ubushakashatsi bwawe wowe ku giti cyawe iyo urebye usanga ayo marozi yaratambutse koko yarakoreshejwe wapi kabisa niko ngiye kuri njyewe ntago mbyumva ntago byemera ntago kuko nyine nimba se umuntu ari kuvuga umwe babiri batatu bane batanu ese abantu batanu ko tubashaka guhuriza ku kintu kimwe icyo ni icyambere ikindi cya kabiri hari ukuntu umuntu azana inkuru ahubwo ari ukugira ngo asenye timu yego twebwe rero nyine Kiramani Empire ni timu ifite ubumwe nyine icyo wakora cyose none wahandi birangira twiyunze ayo marozi rero ni ikintu no yazanye ahubwo aravuga atabuze urumva nyine ngiye ahubwo naribajije ngo ni gute umuntu akurogera ubundi umwanzi wawe umujya kure ni gute umuntu akurogera bikavugwa warangiza ugakomeza ukamwiyegereza agakomeza akaba umwana mu rugo kenshi urabizi ko Kiramani bamwita daddy ni daddy w'abadaddy niko njya nkunda kumva bavuga ni nako biri kwanza twese turabizi uyu munsi wa none ahangaha abo bana be bavuze ngo daddy wacu reka tumuroge mu buryo bumwe cyangwa ubundi burya ngo gutera imbere biragora kandi intambwe uteye imbere burya ni nkigora twe twagiye duca n'imbere y'ubutabera ibintu byose tuba tubizi ariko abo bana ntambaraga abo bana bageze gutya bakarogesha daddy wabo uyu munsi wa none akaba kibahetse bakaba kigendana bakaba kiri mu mugongo ingobyi akaba atarayishyira hasi ariko ibyo bintu byaravuzwe reka tukwegere tukubaze kuko urumwe nyine mu nshuti za hafi kandi babaza amabanga menshi ya daddy ku buryo ushobora kumenya ngo se nta icyo kiganiro nta numwe mu kiganiro ku buryo wenda ushobora kugira icyo turusha no kugira ngo tumare impungenge abakunzi be n'abakurikira igitabo cyari cyo sibyo nta burozi buhari icyo ni kimwe icya kabiri wenda bubaye bunahari hari uvuze ngo ni gute umuntu ashobora kukuroga ukagumya ukamuheka sibyo yego wenda reka mvuge kano kanya ntago abantu tugira imitima itandukanye ariko reka wenda mvuge nk'uko nabonye umutima wa Kiramani ni wa muntu niyo wahemukira uri kumva nimba yarikizamo avuga ati uri umwana nyine kuko uri nk'umuntu wanjye cyangwa se uri umwana wanjye biragoye cyane ko yagutakaza ni wa muntu utifuza ko yatakaza umuntu bamenyanye urumva nubwo ibyo nta bihari ariko bibaye binahari cyangwa wenda baye hari n'uwenda wigeze nabitekereza nta bihari wenda ashobora kuba hari n'uwe wenda wabitekereje kuko none bajya bavuga ngo nta nkuru ivugira ubusa ku musozi cyane unashobora gutekereza ikintu anakivuga bisanzwe bitewe n'uwakibwiye agahita abikoramo inkuru uri kumva ariko niyo byaba byaranabaye kandi ntabwo ari wa muntu wapfa kugutakaza gutyo gusa kuko nanone abantu nta muntu udakosa nyine ushobora gutekereza nabi ariko ugatekereza neza kuko ikintu nabonye aharanira cya mbere inshuro nyinshi umunsi mwamenyanaga uko wamwitwaye ni n'ahantu henshi uko umenyanye n'umuntu uko muzamukanye iyo ari umuntu ugira reconnaissance muri we uko uwo munsi mwamenyaga nimba dispose kano kanya wenge twarahuye nkakugiriraho umugisha biragoye cyane ko abantu bazaza kukunsebyaho kandi uwo munsi igihe twahuraga nari ngukeneye sibyo umuntu wanyawe rero nyewe nuko nyine mubona ni wa muntu ugerageza uburyo bwose bushoboka mbese ni wa muntu ugoragoza pe niyo mwana aserera aragoragoza bikagira ariko ibyo by'amarozi byo rwose nta kiganiro twese tukiganiro ntabyo none wabwira iki umuntu wese wabashije kubifata nk'aho ibyo bintu byabaye kuko urumva nimba kamarade bari breakinze no influencer ni umuntu ukora ku kinyamakuru kiremereye ku rwego nyine ushobora guhita uvuga ngo wenda harimo abantu nyine bafata ibintu bakabifata uko bitari bakabifata uko babyumvishe ese wamubwira iki icyo namubwira nyine ni za nkuru z'ibihuha no ku bwa Yesu izo ngizo zahozeho uri kumva so bahumure
nta kibazo na kimwe gihari rwose pe. Ibyo ni ibihuha nyine ni nk'iby'abandi, kandi ikindi nyine ibintu byose biri kuri social media ntago ari ko ari ukuri. Abantu ni bakajya bafata nyine bumva ibintu gutyo, hari igihe umuntu akuzanira ibintu nyine agira ngo nyine agusenye, agira ngo agusebye. Kuko nuko nimba nyine umuntu ari kuvuga ati nyine uyu nguyu yashatse kukuroga, uyu yashatse kukuroga, uyu yashatse kukuroga. Kandi ugasanga noneho abantu avuze ni baba membre bakomeye. Gusa badashaka gusenya timu, ahubwo ari nisho ku muntu yamuhitana. Yego. Kuko umuntu ashaka kutubuza umugati man. Valence wa none ahangaha rero ngo numwe mu bantu ubwo kote ya Kiramani, reka duse nkaho twicumbikiye ahangaha tubishyizeho umucyo byumvikane neza ko ibyo byamarozi byavugwaga ntago ari byanyabyo. Nta n'umuntu wabaye kwa Kiramani wakifuza wamwifuriza ikibi rwose kabisa, kuko byanze bikunze uwabaye mu maboko meza igihe cyose aba yifuza kuyagumamo gukomeza guhekwa. Ega n'ikimenyemenye wenda so nizana nashidikane ko kano kanya ni nk'umwaka wa kabiri cyangwa hafi gatatu maze muri timu Kiramani. Ariko abantu ari n'abantu nasanzemo still turacyari kumwe. Biragoye cyane kurushaho kubona timu abantu mwatangiranye mushobora kubona imyaka 3, ariko turacyabona kandi agenda hongerwamo abandi ako no wari urimo ukabona ntavamo. Biragoye rero nyine. Yego. Uyu munsi wa none rero nimvuga ngo uri mu bantu batangiranye na Nyambo, icyo bita kuri the message cyangwa se kuri Miss Nyambo, ntabwo naba mbeshye kuko ngiye kuva namya the message n'ubundi nzi ko duhura bwa mbere twahuye hafi za 2023 gutyo. Na kabiri da twahuye na gatatu duhura bwa mbere twahuriye Nyamirambo. Nyamirambo hari ahantu mama nikagira ishuri hari kwa Rafiki. Sinzi ibyo rushaka kutabyibuka. Tukimanuka uriya musozi wa Rwampara. Ku ikorosi rya Rwampara. Hari. Ku kagari. Niho twahuriye nyirizina, ariko ushaka kutakibyibuka, ariko nge mba mbizi cyane. Kigiye nari njabiriye mwa. Wari Valence nyine uri aho ngaho umuturage. Uri aho ngaho ariko wifitemo icyizere cyo kuzavamo umuntu ukomeye, ari nawe tubona amaginga ngaya nyine wabaye ubukombe usigaye kundwa n'abantu benshi cyane. Yego. Nimvuga ngo umwe mu banyamabanga ba Nyambo. Sinzi nimba naba mbivuze mu byo butarebo cyane abambeshye, ariko ngewe ningendera ku bikorwa ndeba itangira rya Miss Nyambo. Wenda ushobora kuba utari mu bantu batekereje icyo gitekerezo cyo kugira ngo iyo cana ikorwe, ariko ibikorwa byose yagiye anyuzaho wari ubiri inyuma, wari ubirimo, warabirebaga, warabibonaga, kandi tuvuga ibyinshi. Uyu mwanya wa none rero Nyambo ni muntu ki kuri wowe? Urumva nyine nyine umuntu wa danje tu, kuko nyine kano kanya impamvu nawe turi kuganira ni ukubera Nyambo. Yego. Sibyo Nyambo rero nyine urumva n'umuntu, kuko niza nashidikanya urumva Nyambo wenda ni wamuje na Kira. Sibyo nyine ubundi kwa Nyambo ni nko ku Gicumbi. Harani nyine ni nko mu rugo nyine pe. Uvuga ati nyine ahangane ho natorejwe, niho nakuriye. Kumva niho hantu nyine we nigiye kugenda, niho kano kanya nyine ndagenda n'imisozi n'ibiki nkuko nyine nawe uri kwibona. Nyine ni umuntu w'indashyikirwa kabisa, niko nabivuga. Njya numva mu biganiro byinshi akunda gukora akumeshoningaho cyane umuntu witwa Valence. Ko ndo umusazi. Oya yari kuvuga nyine avuga nyine kuva muri timu ye. Umva nyine avuga akavuga wenda Nyambo, akavuga Niyori, agakurikiza umuntu witwa Valence. Bigatuma nibaza Valence ni muntu ki kuri Nyambo. So ibyo wenda wabibaza Nyambo, ariko nje icyo navuga cyo ni kimwe, nuko nyine kuva nahagera nyine still nawe tukibanye kandi nyine tubanye nk'abavandimwe. Urumva icyambere hari kwa Nyambo nagiye nyine ndi wa muntu nyine kabisa ujabiriye pe. Nawe ati nyine akuntu nta kintu nyine na kimwe uzenda kuri cinema nyine cya danje, niko ako nyine nawe uvuga ngo ubone ibintu wenda hari no kuntu twiga ibintu ukabyiga theory, ariko nta pratique ufite. Bura rero bira bimeze nka kwa kureba ngo uburere buruta ubuvuke. Umuntu ashobora kubyara aribyo wenda mvuga ati nyine wize ibintu theory ubyiga ku ishuri. Urumva ariko noneho aho warerewe nyine ubwo ariho ari nka pratique, noneho ahantu habakomeye. Hariho nyine nagezeyo wenda bitewe n'impano bambonagamo. Bampa reka mvuge ngo bampa support ya mbere bampaye ni support yo kunyumva. Indi support bampaye ni support yo kuvuga ati noneho sasa ikintu dukeneye ikintu tekereza. Nimba ikintu tekereza gikore. Urumva? Yego. Ntiwirimite ntumve kangaha ngo bimeze gutya na gutya hoya. Ahubwo ngiye nimba ubona fa kwa cyaduteza imbere. Nimba kaba keza try.
ndaheza kugakora aho rero sasa nanjye n'abantu nyine natangiye nyine kwigaragariza mu buryo butandukanye umva ukuntu ufite ibintu byinshi mu mutwe ariko no kugira ngo n'ahantu ubigaragariza bikaba ikibazo kano kanya wenda abantu wenda bankunze wenda cyangwa se batangiye nyine kumbona cyane nyine batangiye kumbona muri filimi za Nyambo nyine wenda cyane cyane nk'ingiyi ibanga sibyo yego iyo ntaza nyine ko wenda mfite ya power yo kuvuga ati njyewe icyo ntekereza reka nkigaragaza nizanashidikanya ko wenda impano yanjye kano kanya iba wenda ikiri hasi ariko bite nyine ko ubwo bubasha nyine yabumpaye akavuga ati mbo mwana wenda ubona uri umuntu wakora urumva ariko ikibazo ntufite aho gukorera none rero hano hari aho gukorera wowe ahubwo gira gute zana ibitekerezo ufite tubihuze duhuze n'imbaraga tukiri ikintu dukora niwinanirwa kuzagenda wibera imbwa uko nguko yego mbese urumva niho hantu nyine mvuga ati kabisa ni ku Gicumbi nyine hadanje Tatuwayo ahantu hose wahoze uvuga ngo ese nyine kavuga wenda Niyori akavuga yakazana muri Valence nta yindi mpamvu nyine urumva reka mvuge ngo ngiye wenda mpaye icyizere nanjye mpaye icyizere sinagitakaza ko nimba hari ikintu wenda nabwiye n'abantu mukuke Big Town TV nujya n'umuntu akaguha icyizere akakugirira icyizere my friend icyizere ni ikintu gihenda urumva icyizere ni ikintu gihenda nujya n'umuntu akakugirira icyizere reza uburyo bwose bushoboka utagitakaza njya nkunda kubwira abantu tiburiya njyewe niba nakwemereye ikintu nonyuma nawe nako ndibuze kubihomberamo ariko biteye ko nagukize icyo cyizere ko ndibuze kukigukorera ushobora kwemera ngahomba ariko basi ukagenda umutima unezerewe nuko nguko mbaho niyo mpamvu nyine na hariya nyine bavuga ati Valence nyine samutayaro ukuntu iri ahantu nyine ibintu byose nyine mba nabishyushye njye nkunda gushyuha nyine nimba ndi mu kazi ni mpaka karangiye nyine umuntu uwo ari wese nyine ntabwo ushobora kubona umuntu nyine ushaka ko muterana imbere ngo ugire gute ngo umurimite cyangwa se nyine ntumwumve naho ngaho nyine niho hantu usanga nyine Nyambo ahantu hose avuze nyine na Valence zina Valence igarukamo uko nyine twahuje kandi tukagendana neza akangirira icyizere nawe nkamera ko nshoboye kandi nshobotse nibyo yego urumwe mu bantu rero bavuze ko ari aba director akabakina filime ndetse ukaba n'umwanditsi nize filime wagizemo uruhare mu industry ya cinema mu Rwanda so shako nanditse ibintu byinshi mwa wenda nkuko nyine ntangira kwandika cyase nyine kurema script yego nahere muri The Message yego kumva muri The Message turakubita tujya kuri My Love Story turakubita tugera ku ibanga ya muri ubwo buryo nyine tujya dusupportingana ariko nyine cyane urumva nyine no hantu nyine mvuga ngo nanjye nyine ubushobozi bwanjye bwagaragariye ko nyine koko nshoboye yego navuye kuri The Message Mama Nick yahitamo akazi nandika bwa mbere nahereye kuri boro bitaga nayise Ayobo Films yego Ayobo ndayizi yes cyaka kuri Rwanda tubaye ku nguni kuri Beatrice nyine kuri picture ya Mama Nick Ayobo ndo mushaka kuyizi mvaho ngaho nkora yibite mu kazana mubi naho narayibonye ya Mama Nick nanone urumva muri cyo nyine urumva muri icyo gihe najya nandika The Message kumva ba iyo ngivuyeho hari indi filime nayo iriho nyuma yitwa ngo Kide kumva izina ryawo njye ubwo niko niyo kuri channel ya Mama Nick naho twakiniye mu cyaro izo ni zimwe so tuza wenda nko muntu uza nko kuzanjye nyine nazanye yanjye uziko yitwa Nyamirambo Today yego urumva hari n'indi bita My Day ica kuri Orame TV yego Nyamirambo Today yo ica kuri Valence TV show nyamuneka abantu bose bagiye bakore subscribe genda ukore subscribe kuri banayirebe yes kuri Valence TV show ukore subscribe kuri Orame TV yego izo ni channel zanjye urumva kandi no nizanashidikanya ko kuva uyu munsi zigiye gutangira kuba performance yego kabisa none njye na uploading ariko ndashaka kujya na uploading kenshi gashoboka kuko ngubu nyine byo nta yindi shwa mfite usibye shwa yo gukora aho ngaho nyine na handi hari ibitekerezo bitandukanye kuri Orame TV ndi gucishaho film bita My Day nino misi ndi kubategura na serie nziza cyane ngiye kuba kubitamo kuri nuza kuri Valence TV show yo muri Nyamirambo Today nk'ibisanzwe uri kumva izo nazo wenda ne kano kanya nizo nazo nyine nizanje n'izindi zitandukanye nagiye nkora ahantu hatandukanye pe hari n'izindi mba ntibuka uri mu bantu bagize uruhare mu kwandika filime yitwa Ibanga none ahangaha ni filime yagoinze viral ni filime ihagaze neza yarebwe n'abantu benshi bagiye batandukanye cyane cyane ko ari filime nyine ikompetana za My Heart
igitekerezo cya filime y'ibanga cyatangiye gute? So iriya filime rero wenda ijya gutegurwa ibyo mubwira nyine hariya tuba turi nk'umutwe kumva tuba turi nk'umutwe ukuntu nyine uzana igitekerezo tukakinenga undi akazana igitekerezo wenda tukakinenga undi akazana icyo tukakinenga no muri bya bitekerezo wenda bitatu dufite by'abantu batatu batandukanye tukaba bati sasa dufashe biciye kuri ahangaha tugafata ibindi ahangaha tugafata ibindi ahangaha twabihurije mu kintu kimwe tukareba filime y'ibanga yo nyine kuri nyine yatangiye twari dufite ibitekerezo byinshi kumva ariko noneho byose turabisenya tuza gukora mu gitekerezo kimwe ntabwo nababona ngo nyende mu bantu bayitangije sibyo ari byo mu bati nyine bundi ukuntu uvuga ngo wenda nyine dufite umutwe wenda cyangwa se aka groupe nyine tugati sasa ubwo my love story irangiye ikihe kintu tugiye gukora ugatecanga ubwonko ugacanga ubwonko sasa tukaza guhuriza hamwe ibitekerezo byacu ukaza n'icyo tukacyumva tukavuga ati hoya ibireka bigenda gutya na gutya urumva naye nkaza n'ibyanjye bakabyumva bati hoya ahubwo byagenze gutya na gutya none ibyo byose ibitekerezo byose twagiye dusenya tukagukura mu gitekerezo kimwe nyine turi nk'agatimu tukavuga ati tugiye kubaka kino gitekerezo mbese tugitangira buri muntu wese waga afite ubwoba kumva avuga ati se mu by'ukuri twabonaga nyine hari ukuntu ubona ibintu ukabona uvuga ati ibi bintu birashoboka cyane ntibishoboka tugerageza uburyo bwose bushoboka turavuga ati ariko biteye ko nyine twese inshuro nyinshi nyine ari nk'aho dusenga tuvuga ati mana ubushobozi bwacu burahangaha nawe shyiraho umugisha ubwo amahirwe boro ya mbere twakubise Yesu duha icyizere nyine ayo style nawe n'ubundi kitubona nyine ibanga ryabaye ibanga ntabwo nabwo ngo wenda njye witeguye njye nyine ahubwo nyine twahiteguye nka team yego muri team y'ibanga ndabizi neza ko buriya iriya filime yubatse fame ku bantu benshi bagiye batandukanye bamwe bagira abastari abandi ibagira abandi bana ku buryo bagiye bahabwa utuzi n'amakampani agiye atandukanye ariko kenshi bajya bakunda kuvuga ko hari ukuntu nyine tuba tuzwi nk'uru ruganda abantu badufata nk'abastari ugasanga turazwi mu mazina aremereye ariko mu mufuka nta kintu dufite hari ibivugwa ko hari abantu benshi tubona baba bari muri aya matimu bakora ariko bidafite icyo bibinjiriza kaninywere winywere urumva ese ibivugwa ko hari abakinyi babarizwa muri timu ibanga cyangwa se timu ya Nyambo badahembwa ibyo bintu byo bituruka kuki badahembwa bakora ariko ntibahembwe tukaba tubaze nk'abastari ko nta mafaranga nyine amafaranga bagenda binjiza ugasanga nyine afite ukuntu bene ubwite bari gukurura bishyira buriya rero amavandimwe ibintu byose bijya bibaho icyo ngiye maje kubona cyo ni kimwe sinzi wenda wari wajya gutya ngo tumirete ushutinge urumva yego abantu bafite imitwe itandukanye kano kanya wenda ndeka ngwe nk'urugero nkitangira nko muri icyo gihe nyine wenda nkitangira muri the message narabwiye ati nje pe icyo gihe none nyane ku rwego umva nyine tubigiyemo bya bwake benshi nyine bagenda baza ubuhamya bwanjye nyine yo mpamvu nawe batangiye uvuga ati nagiye nyine nca mu bintu bitoroshye uri kumva ibyo bintu byo kuvuga ngo nyine ngo abantu ntibahembwa kandi tuzi ko baba bakora biterwa n'iki biva he bigende nibyo ngiye gukubwira nyine kano kanya nari ntangiye ng'urugero ati wenda ni nk'urugero nkitangira gukora yego ngiye najya mbona umuntu wese ufite kamera bati wambabariye ukanshyira kuri kamera umuntu ugasanga nagiye kwishutingira nk'amakuru umuntu ugasanga nyine sinzi ibyo agiye wenda agiye gushutinga nk'ikiriyo wowe ukavuga ati wanshyize muri filime bite ko ubonye afite kamera yego kandi agiye gushutinga nk'ikiriyo uri kumva yego mu by'ukuri nko muri iyo sanse nyine ngira by'amafaranga ntawe nanzi ko binagira amafaranga sinagendaga nyine numva ari umutima wanjye unezerewe gusa no kwanyuma nababwiye ati pe mwebwe mungire neza reka dukorane iby'amafaranga ngi nimba binagira amafaranga ibyo nyawe ati kuko najyaga ndangiza nkahita nigendera urumva sinye ngo abandi ngo barahembwa numva nkumva ko nyine abantu bose bakora nta kintu kibacyura bivuze ngo nawe urumwe mu bantu bariwe amafaranga batajya bahembwa oyanjye ntawe nawe ngo narariwe kuko ntabwo nanzi ko bigira amafaranga uri kumva nyine bikaganye kubw'urukundo nyuma nibwo none baje kuntekera batako rero nyine babona wenda situation umuntu abagiye abamonye nkuko gutyo takoro Valence ntaho kwe kugenda n'amaguru cyangwa se nyine unitegera aho weka tugire gute base byubyuka ufata akamato nk'abandi wose kuri tere ibintu byo kujyaza wenda rimwe na rimwe ngo waturutse nko mu cyumbati urumva none wenda ukaza nko gutegera hano ku kadege uri kujye Kacyiru nyuma kugira ngo urumva nitike nyine bigire gute bigoranye ukumva
kagati ibyo ngibyo ntago ari sawa umaje kugira izina umaje kuba umuntu umeze gutya na gutya nubwo dukora ariko natwe uko byari kose ubushobozi dufite ntago ubona itike yabura urumva simwe byanezeza pe ari ukuntegera gusa gaho niko bagenda bavuga ati shyiraho naka ngaka bishaka kuvuga ku kintu waruvuze cyo guhembwa ubu ngubu tuvugana hari umuntu ushobora kuza bamuhemba 5,000 akarira kabataye amafaranga ari menshi ako ari no waha 20,000 nawe akarira kavuga ati baranyibye hano abantu baranyibye ngombwa ko abantu uri bubahuze gute ntabwo byashoboka kano kanya ni nk'uryo renda wenda nahereye mu nzu y'20,000 none ugeze mu 200 aha makuru ndahafite shavare ngo byaremeye ariko nimba utibura umujura nta uri umujura byaremeye shango sigaba mu nzu y'200 bike amafaranga ya nyambo ya Kiramani mwaramwibye sha mwamfuramwe tuye tuvugisha ukuri kuko Valence ngiye nta kuntu wambwira ngo uri kuba mu nzu y'200 ukina kwa Kiramani ukaba ukina kwa Nyambo tukaba twumva Kiramani ngo yarakinnye ukaba kutamwibye guto utamwiba ukiruta ubundi uri babose bakina nyine nanjye ndi kukubwira nyine nahubwo ni gute none nshobora gukorana n'umuntu imyaka 2-3 sibyo nta kintu uramukuraho nyine tunavugisha ukuri ni gute nakorana n'umuntu imyaka 2-3 nahuye nawe nyimba mu nzu ya Vene none uyu munsi muri 200 nawe ntega bisi none mara imyaka 3 yitega bisi none shari gutega moto wowe uri kugenda uri guhamagara taxi voiture nyine nyine vare niwe ibyo cyo tunabiganiraho boss wabatege moto utege taxi voiture agukoresha taxi voiture ube mu nzu y'200 Ega buriya kintu utazi ni kimwe urumva buriya imigisha y'Imana ntumenye kundisha yego sibyo muri byavuze ngo hari umunsi uzacana wazo ngo kuri uwo munsi arya ngo bizagenda gute imbere zashika ngo umutwaro utakuva ku mugongo ngineza y'Imana izakoma ngosha kumva na Bibiliya urayumva ngo buzima bishatse kuvuga ikinyine akanya nubwo tubango ngo Kiramani ngo arahombye n'ibiki n'ibiki ariko ngiye icyo mbona cyo ni kimwe nuko muri turukibyukira mu kazi nta cyahagaze kumva bivuze ngo yarahombye ariko aracyakora tutite ku nyungu y'ibyo abona ubwo ngiye nyine ko ngiye simango yarahombye kuko icyo namugombaga cyase icyo nagombaga icyo yasabwaga kugira ngo uze n'ubundi aracyagikora kuko nyine neza ubu ndavuga nimba n'ubundi njye namuganga nagiye kwa Kiramani ndatashye ndariye nta stress ngo ndabyuka n'ubundi n'ibiki nigire mu kazi naho ngo narahombye gute ariko tujye twibuka nyine erega hari impane mwe mutarebaho tujye twibuka ko Kiramani ari dada ari umubyeyi hari igihe biriya bintu babikora avuga ngo abana batigumura kera wenda ntabwo bizi ni generation yacu twe twabayeho ku gihe cya mbere hari ukuntu kera twe twabeshyaga abana bacu sibyo abana tubyaye wabona ko nta kintu ufite cyo mu rugo cyo kubagaburira habagaho akantu bitaga guteka uburingiti ugafata uburingiti ugashyira ku mashyiga ugashyira mu isafuriya ugateka abana bagasinzira bazi ngo ntibirashya kuko bari kubona ibintu bumva biri gutogota bakaryama bavuga twajyanye na kose nibishya baratubyutsa ijoro umunsi ukicuma ugacyo undi bukira bivuze ngo nawe rero hari uburyo ashobora kwagera bakavuga toke Kiramani bura n'umuntu w'icyubahiro cyane kandi utanakwiye no kugaragara nabi uyu munsi wa none ashobora kuvuga ati naduke mfite reka ndusangire n'abana banjye kugira ngo wenda bakomeze babone ko ibintu biri kugenda neza ariko mu by'ukuri mu mutima ibintu bitari kugenda neza mu buzima bitari kugenda neza nta n'igihe byize bigenda neza nta n'igihe bizigiye bigenda neza ikintu cy'ingenzi ni kimwe uko warubivuze nyine niba afite umutima wo kuvuga ngo uduke mfite nusangire n'abana banjye batandagara icyo ngiye nta kindi kintu nyine naye mukeneyeho ni ukugira ngo ngire gute ntandagara yego uri kumva niyo mpamvu rero kuba mama yateka ubwo buringiti yego icyo cyizere ko nyifite ko nshobora kuza kurya ntabwo ndi bupfa akatagize ikintu ashyira ku ziko agenda kakwica kandi hari igihe umuntu agukubite icyizere ejo cyane ejo ukajya kubona umukobwa none amahirwe araje none cya cyizere none kikarema nubwo ngagenga icyizere kiraza amasinde ariko hari icyizere kirema sasa rero icyo twifuza twebwe ni cya cyizere kigira gute kirema niyo mpamvu nkubwira ati nta kintu kigiye gihagarara nturakazi turacyakora nk'ibisanzwe kuba wowe nawe wanga imodoka ngo ntayo n'ibiki niho hantu ibintu byahereye ibyo ni ibintu bisanzwe karo wanshobora kugura inzu nkayigurisha ngiye wenda kugura nini kurenza we nari mfite karo kandi bishobora no kuncamva ati n'urukwe tureka ndukuremo dutange ariko ejo nzagura ururenze urungu bitewe na situation nshobora kuba ndimo ibyo bintu rero nyine ni ibihuha njya kuri njye niko nabivuga tumureka agende
agenda ajya urumva heza Kiramani wakoze ibikorwa agafasha abaturage agafasha abantu hirya no hino agafasha bamwe mu bakinya kabuba bakabakora amazina uyu munsi wa none akaba ari umukene ese tumureka agende cyangwa se dufate muri bimwe yaduhaye tumusapotinge tumugarure ku murongo ikibaho ni kimwe sibyo byari ko ari ikibazo nka kuri abavuga ngo nyine cano zibwe iyo zitaza kugaruka hari aho twari kuba duhiye kuko buriya nimba wari ufite umurima bamuvandimwe abantu bakawukunyaga aho ni ikindi urumva ko njya kujya gukodesha n'ibiki wenda byo ari ikibazo ariko nabwo nize nashidikanya ko muri ya mahirwe ya kabiri nyine buri muntu wese Imana imuha nundi Imana yari kuzamucira inzira nundi ibintu bikaba byakongera kuzamuka ubu ngubu rero ntaho kujya hahari aho kujya no kujya imbere kuko umurima twahingaga cyangwa umurima wavuye mu bya bindi uracyahari abakoraga bya bindi baracyahari niko turi kuvanga ibiki n'ibiki turajya hehe nta muntu ari wakora ninde muntu wenda no mu bakinnyi be ari mideni ntawe cyakwa ntawe ndumva yambuye wabivuga ntawe ndumva yambuye none se nyine gusa uvuge ngo gutya na gutya reka vare nyemera ngusaba akantu kamwe urumwe mu bantu bakomeje kuvuga ku bintu bijyanye na Bibiliya numva nyine ushobora kuba ufiteho enonsiyo ufite ibintu byinshi uzi sibyo Kiramani wavuze ko ari umuntu wa hafi yawe ni inshuti yawe ni umuntu mwakoranye ibikorwa byinshi cyane sibyo ni umuntu tuzi nyine tunifuriza ibyiza twifuza ko yagera kuri byinshi uyu munsi wa none reka ngusabe ntakantu ngusabye agaserivisi koroshye ndagira ngo nkuko numva kuvuga Bibiliya uyu mwanya wa none ufate iminota 2 urambura ikiganza usengera ibikorwa bya Kiramani byongere byaguke bisubire kuri reality byari biriho iminota 2 yonyine ubise mu magambo angahe ashoboka iminota 2 usengera ibikorwa bya Kiramani usaba Imana ko byakongera gusubira ku murongo byari biriho hari ukuntu bajya bavuga ngo burya hari ukuntu isengesho sinzi niba ujya muri kiliziya gatolika hari ukuntu ujya ubona bajya bagenda batambutse akantu kajya bazunguza cyagatera kari kuzana ibintu by'umwotsi burya babafasha umuntu utumwe icyotezo bafata umuntu utumwe wo gusaba ibyifuzo byabo nyine bari kubitanga uramwotse burya ngo urabizamura ukabigeza mu ijuru ukabigeza ku Uwiteka Imana ukaza kugarukana ibisubizo bivuze ngo umuntu utumwe rero wawe cyangwa iminota 2 ushobora guhindura ibintu byinshi mu bikorwa bya Kiramani yego shaka dusenga kandi iminota 2 katwicisha bugufi mu mitima yacu dusenga yego uhora wa Isiraheli uri Imana nziza kandi uri Imana igira neza uratabara uri data twese uru rukundo nyagora ku ngoma wakwiringiye ntajya kena nyagora ku ngoma Imana turangaha tuzamura umurimo nyagora ku ngoma waduhamagariye gukora cyane cyane nkwetse ibikorwa nyagora ku ngoma bya boss wacu Kiramani Mana data yarihirinze ndetse nawe ubugiramo uruhare wajyaga uvuga ngo icyatumye ngo mbasigaza ikirete no kujya mu mutunganye bidatunganye nawe icyatumye umuhagarika kuri uyu musozi wa social media ukamuhagarika ngo abe nk'itabaza ryaka kandi ryakira abanyarwanda Mana mu mbaraga ze ndetse no mu bwenge bwe yagerageje gukora hari byinshi bitandukanye yagiye ahindura muri society nyarwanda hari benshi bamugiye bamugiriraho umugisha nanjye ndi munyagora ku ngoma kano kanya amaze iminsi mu bibazo bitoroshye ibikorwa byo byinshi bitandukanye hari byagiye bigwa hari by'abantu bifuza gusenya ariko nyagora ku ngoma muhetse mu ngo by'amasengesho nkuko wavuze ngo ni dusobe tuzahabwa dushaka tuzabona dukomanga tuzakingurirwa Mana ndagusabye kandi ndakomanze kandi ndashaka nyagora ku ngoma nukuri mugirire neza wongere kumwubakira kuko ari we hebuye ry'ukuri ry'urufatiro nyakuru ku ngoma niyo gitare cyisumbwa n'amahanga umuntu wakubakiye wese nyagora ku ngoma inzu yubatse ntago igisenye kukundi data ndakwinginze fasha filimi za Kiramani zongere kugira ku rwego zishyitse ndetse ziri mu gihugu umuhuze n'abantu b'umumaro umuhuze ab'iburasirazuba ab'iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ahantu hose hashobora guturuka umugisha w'nyagora ku ngoma aho hantu reka iyo miryango ikingure mu izina rya Yesu nyagora ku ngoma twamugiraho umugisha kandi singiye gusa nyagora ku ngoma hari na benshi batandukanye saho bakorana na gusa ahubwo isi yose nyagora ku ngoma utarabonye ubushobozi bwenda ku buryo bw'ibifatika yabonye ubushobozi bwe mu buryo bw'amarangamutima mugire neza umuhaze uburame umuha ubwenge kandi nyagora ku ngoma umurindire ikibi gisa nacyo umurindire umuryango mwami wanjye ukuri umukunzi mwiza data icyo twifuza nuko umuneshereza ukamubera byose kuko data mwiza ngo uvuga ngo uri byose kugufite kandi kugufite nta kintu abasha gukena
nawe rero data mwiza ariko aba ari we muntu wa mbere agira mu buzima bwe ubu ni iteka ryose amen. Iryo ni isengesho risengewe icyitwa ibikorwa bya Kiramani ndetse na Kiramani muri rusange. Uwiteka Imana akomeza byagure kandi birusheho kuzamuka ndetse no kubuminga no kujya mu mitwe y'abanyarwanda ndetse n'isi yose barusheho kubikunda. Bongere bakunda ibikorwa bya Kiramani akomeze kujya kuri ya ritime yarariho na mbere. Asevare, yes, ugira umukunzi? Cyo kibazo ko ntazira ya ubundi ari ukuntu Yesu ahuye n'umusamariyakazi none navuga ati genda n'umugabo wawe basengere. Navuga ati nta mugabo ngira. Yesu uvuze ukuri ko n'uwo mwararanye ijoro su wawe. Nanjye rero ushobora kuba wenda mfite wenda n'uwo mukobwa n'iki ariko ntizeye ko ari uwanjye ko nta kibyemeza. Ariko nyine ubona ibintu ABC ukabona wenda hari abagushaka ukuntu nawe wenda bidahura, nawe hari abushaka ukuntu bidahura. Yego, yani wakati mimi niko hali ya kutafuta. Bivuze ngo nawe sheri ufite ntabwo ari uwawe. Sha nukuri kabisa. Basi se ufite utari uwawe ajya kubwira uburyo uri mwiza? Mwiza ni Yesu gahambira. Mwiza ni Yesu. Nyine urumva hari ukuntu nyine ngewe ubundi umuntu wese mukundana afite uburyo akureba. Bajya kuvuga ngo urukundo ni impumyi. Sinzi niba ujye ubibona. Ariko burya uwukunda wese ubona ubwiza bwe ukajya ubukuru ugasanga atarukanye n'abandi. Numvaga nshaka kumenya neza nimba ajya kubwira uburyo uri mwiza wanasanga atari mwiza. Hari agasengesho buri usenze hariya ndavuga atari ku mwana afite ukuntu ari mwiza mu bintu bijyanye na Bibiliya, afite ukuntu ari mwiza mu guhuza abantu n'Imana, afite n'uburyo ari mwiza ku buryo urukundo rwe rushobora kuba rwazanye imigisha myinshi bitewe nuko afite ukuntu yajya rusengera Imana ikarwumva. Ubwiza abandi batakubonamo uwo ngo akabukubonamo bitewe na rya sengesho. So ubu rero aka kanya naramukaje azabimbwira buriya. Uwo wanyawe wawe n'udahariwe rwose menye ko rw'abandi. Eko wanyawe naramukaje azabimbwira. Ariko ubu ngubu ewana umuntu mfite unkunda ni mama kabisa. Mama ni ugukunda ewana. Mama arankunda byatari. Ibaza ko nshaka kumana n'ikintu ntamuhamagara akambwira ati mwana wanjye ndagukunda. Byiza cyane. Burya ngo umubyeyi w'umumama burya ngo ni umuntu wa mbere w'agaciro ku buzima bwa buri muntu wari wese. Ari nayo mpamvu abamama aho bari hose ndabasuhuje kandi ndabakunda cyane. Mbibutsa ko rwose ari abantu b'agaciro ku buzima bwa muntu, ku buzima bw'ikiremwa icyo ari cyo cyose. Yego, reka twigarukire muri showbiz yacu. Valence Okonko, hari amakuru menshi yagiye avugwa y'abana bari hirya no hino abagenda bibwa amafaranga kuri social media, cyane baribwa ngo n'abastari bagiye batandukanye. Ugasanga umusitari muramenyanye kuri social media muracirinze mu bintu by'amafaranga, kwanza kubwiye ko kwinjira mu bikorwa byiwe ari amafaranga bakayaribwa. Ngira ngo ajye wumva amakuru menshi y'abantu bagiye bavugwa ngo bari amafaranga, abayariwe n'abayariye, sibyo? Uyu munsi wa none ese kwinjira mu matimu ya sinema nyarwanda koko nibyo koko hari aho bisaba amafaranga akaba naho bitayasaba, cyangwa se niyo byayasaba uyatanze we arakoreshwa yungukirahe? Ikibazo rero mbajije cyari kiri hafi gukomera ariko gikomeza. So urambajije ati ari abantu baribwa amafaranga by'umwihariko mbikubajije ko nawe uri umuproducer. Ni umuproducer, nawe uri umwe mu bantu bashoramo, nawe uri umwe mu bantu bahamagarwa n'abantu bakeneye gukira. Reka njye mabwize ukuri, hari ibintu biba bitandukanye. Yego, nawe Imana yagutunze inkoni, ushobora guhura n'umuntu akona wo kufite impano akavuga ati vaye impano yawe nyirere, kumva? Ariko biragoye cyane ko wahura n'umuntu nta kintu kibahuza, sibyo? Impamvu ya mbere kakanya ibintu dushutinga by'ubura wenda reka mvuge nkagenda ni nk'urugero nk'abakamerane bamwe nawe nkoresha niba abantu n'uri wenda baza abantu ma support. Ariko nziko nta mukamera bya senda ya Vene, sibyo? Yego, nimufasha kameramani babiri ni hotel 40. Yego, ibigiye ukubitondera location wenda ya Vene cya 15. Ari n'amafaranga. N'amafaranga. Umuntu wibuze kuri tele ari buze kurya.
nayo ni amafaranga nayo ni amafaranga uri bweditinge uzayabyetinga nawe ni amafaranga wifi muri bukoreshe byose nyine icyari cyo cyose nyine amafaranga. aba ari amafaranga yego tera ibihagaze mu buryo utakumva none ikintu kiba cyarora ni kimwe urazana umuntu mushyashya sibyo kavuga ati nyine nanjye ndifuza ko wenda murere impano yanjye wamuzana ugasanga ni wa muntu uraza ari ukwangiza ibintu gusa kuko ibintu byose ni ishuri murabibonye ukuntu kano kanya wenda ushobora gukina cyane ko ugitangira gukina wakinaga hari umushobora kunanira nk'urugero reka dufatane nko mwibanga bajyana baba bati cyakora umunyacyaro urashobora kuvuga ati Valence binakina naye nabikina sinavukiye mu cyaro n'uri gutya na gutya ariko mu by'ukuri umuntu uzi uburemere bwa gitsinda urashobora kuvuga ati ni gute umuntu ashaka kuviva ikintu nk'iki ngiki ukumva ntago ari ikintu waza umunsi we ngo uhite ugikorana n'abantu bagikunera nk'uko babikunda bishatse ko bw'iki nyine umanza gutozwa mu gutozwa bisaba umwanya ntago watoza umuntu nta mwanya ngaho noneho ibaze rero sasa ndakuzanye undi amasaha 3 yo gutoza akantu kamwe muri amasaha 3 nakwiye kwa nkozemo episode 3 za episode 3 wenda naza uploading za kamera yondi 300 none wayo masaha 3 nyagutayeho kandi none nta kintu watanze ndi kukwigisha nkande n'abantu n'amashuri ko na leta ari leta kandi leta ari umubyeyi isaba n'igihumbi cyo kurya none urumva none Valence none uri muri business ese biri bugende bite hari uburyo bumwe nyine bushoboka ahubwo ati rero ayo mafaranga umpaye nawe nurabyibonera suppose nshobora kubateka wenda zana 100 bite n'ukuntu uri kubona kuko nuza uzarya nuzajya uzatigera gutegerwa cyangwa uzagira kandi kabazo runaka byura muri mugenge nemeye kukwigisha nawe ntabwo nawe akarishimwe none ubu batowe ni nka kwa kundi hari utuntu tumwe na tumwe usimamiye uhagarariye in case na mu gitari watangira kumenya ngo nkubyaza umusaruro ushaka kugira gute ushobora kuba uri kurya umuyo watanze sibyo niba andi maze kumwe agafanta kuri tele n'ibiki nawe ndibuza kugira uri kumva n'utwo ngutwo so nge rero ku bantu babenda bavuga ngo bayarya ikibazo ni kimwe nuko umuntu wamwaka amafaranga ahubwo ibintu wamusezanije ntubikore icya kabiri hari abantu biyitirira abastari mu kwiyitirira abastari uri kumva bakiyitirira abastari noneho kabatona nge ni kiramani ndashaka abakinnyi gutya na gutya gutya na gutya none abantu bakajya bamuhamagara angahe umwe 10 muri 20 30 n'ibiki none ukazahura na kiramani wanyawe ugasana nayo makuru nta nahantu muhuriye nugasana amafaranga yohereje kuri code bikaba cyangwa ubona kuntu kiramani rwavuga ati nyamuneka nko nzi umuntu wise nyamba amaje kurya abantu amafaranga batagira ingano urumva bamwe n'abyahamagara ati nyamba akeneye abakinnyi abatsoko ubu yabakeneye abakinnyi sembimenye bikancanga abatire ibyo bintu wapi ubuteka mutwe nyine nta n'utaba mpera nambwira n'abantu wenda niyo umuntu ashaka kubwira ati kuko ndifuza gukuza impano yanjye ko mukuzanye hari mu buryo bwinshi bigeza kuri tene bwobona koko yuko burya biba bikenewe ikintu iyo winje hano nta n'ikintu utanze nta nikuvuga ngo hari ugucyo bita gutanga impyiko yego iyo nta gitambo watanze nabyo ntago yaha agaciro uri ukunda ibintu uranabiharanira niyo mpamvu ngiye wenda n'umuntu pe ushobora kunca amafaranga wenda ngiye nagize amahirwe ntago bayanciye ariko impamvu batayanciye nta yindi nuko yabonaganye yuko hari undi wenda bushobozi runaka nifitemo yego cyangwa se nanone uravuga ati muri icyo gihe nari impari yarankeneye ariko nza ko ntari nkeneye kuko bura niba guca amafaranga uzamye kudakenewe rero niba udakenewe ahantu ni cyo kintu kiri butuma ukenerwa nta kindi nyine nuko ushobora kuba atambo ngiye kujya muri timu nanjye kantanga umusanzu wo kuyubaka ko ni nk'ishyira hamwe nese ugiye mu ishyira wenda rimaze imyaka 5 rikora urashaka kugendera mu gutyo gusa nayo ngo utangire ku mugabane nk'ibyo bintu bizabaho nibajya kugabana se nk'ubona nko kwakira nabonye umukinnyi abenshi usanga wahitikeye ibihumbi wenda 10 ngo wenda tunavugishije ukuri umuntu ukora inote y'ibihumbi 10 hano hanze ni bangahe ku munsi akora byo none uraje bibaraguje tugamba niko n'umuntu yabivuga wishimisha unaseka utuje unaseka banagusetsa sha banagusetsa urumva uraje utanga inote y'ibihumbi 10 nta kintu watanze nta ni kabihemberwa sha uri kumva mu byuko nyine nawe nyine ishyira muri uwo mwanya bari kuguha platform cyo ni cyambere bari kugutoza bana gwa platform bitari ko genda ukigisha umuntu theory ariko nta pratique ntanjye bino bintu boro wenda byagitinga sometime niba muri Kenya abo twaya dukunda kujya kwitoreza batwigishaga mu gikuyu
ni mu rurimi z'inyamahanga nyine sinigiswahili nabyibura nari umuntu ikintu ntago nacyumvaga akuvuga ngo ni uyiye mpamvu najyagayo kandi twitozaga teori wishyiraga mu 5 by'amashiringi ngo ni mu hafi 50 by'inanga uri kumva ari kugira kwigisha teori gusa ndagenda ndakora bakanyigisha no mu rurimi ntumva ariko nkavuga ati sinaburaga dukeya njyana none ni guteye none umuntu agiye kuza akwigisha gushyira no kuri kamera guhuza n'abasitari mu minsi mike nawe uratangira kujya ugaburirwa ngo wenda ngo wanca amafaranga ya naye ngo kumva ko ari ikibazo ngisumva ko ari ikibazo ahubwo ikintu ko waca amafaranga umuntu ntumufashe ibyo yifuje yego ndumva ubwo message nyirizina urayitanze kandi abwirwa benshi akumva beneyo abakwiye kubyumva babyumvishe gutanga amafaranga si ikibazo ahubwo abo uyaha urabazi hari abantu benshi batanga amafaranga umuntu mugahura kuri TikTok mugahura kuri Facebook akakubeshya ngo ndi nyambo ndi kiramani ndi bamenya ndi ketchup bikarangira abana batanze amafaranga ejo bakagaruka barira mu byukuri nta mustari numwe muzahura kuri Facebook nta no muzadiringira kuri bise nabyita kuri Facebook n'umuntu live kuba umufana cyase no muhamagara kiramani we yarabyivugiye naramukunze cyane yavuze ngo ngewe ninkihamagarira numpamagara nzagusaba ko duhura mbanzi na ndebe se iyo mpano urayifite nimara gusanga uyifite tuzajya mu byo biciro ngo utoze nkwigishe wenda wishyura icyo giciro kwigisha umuntu n'ibintu bigoranye genda yafite no muri kiramani benshi bawe wenda hari nk'abagiye baza ngo nyego cyonyine wenda aje kuzabona impano zabo ako bite ko inshuro nyinshi mba ndi kuri tere cyane ugasanga ngiye mu nyine uri kuba supporting benshi babikubwira ariko gutoza umuntu kugira aho ku rwego nyine ko yagitingana nkuko benshi wenda mubabona ibintu babigoranye niyo mpamvu sinkubekisha hari no babirenze tu gusa ariko Imana watunze inkoni ntiye uhura n'umuntu akavuga ati uzaze wazakubita titayari tugende sinwaga amafaranga mwiyaha agaciro ahubwo agaciro gahe guhura n'umuntu no kuba yafavoriza ibintu uri kwifuza yego Valence Okonko uyu munsi wa none ndagira ngo ugire message usigira uwitwa Kiramani Daddy bitewe naho yakuvanye naho yakogeje naho uri maginga ngaya nubwo n'umuntu tuzi nonanga witwa Valence tutari tuzi imbere ko tuzi kubera uruhare rwa Kiramani uze no gusigira message uwitwa Nyambo message nasigira Kiramani nuko navuga ngo umutima mwiza nyine yakuranye azawuhorane sibyo kanya nyine nahuye nawe nyine muri iyo sanse ntaki aho kano kanya ngize ku rwego nanjye gukora projet zanje ukumva iyo nyine ni intambwe ikomeye ikindi cya kabiri ntabwo byatera imbere yuzuza ubumenyi nyine agumye akoresha ubwenge agira ubumenyi asenga n'Imana ibikorwa by'umugisha kuko abanzi byo pe ko byane ko ukutera imbere nahanze naba bari beshi ntazacikira abanzi ariko yiyambaza Imana kayenze ko nayo izagira gute izamurwanira ikindi cya gatatu namwisabira nyine nako ako ndeka mivwe muri yo sanze nyine uko n'umundi yavuze ati mwana wanjye reka nguhorane nabwo nyine ijisho ryereka ringumeho igitekerezo kiza cyose atekereje ntanya dingamo akutekerezemo kuko stili nubwo nyine meze gutya ko ndacyamukeneye wowe ngo ndabasha kurya saa 7 mugoroba ariko nyine nanjye n'ibindi bikorwa runaka nshobora kujyaho kanyine amfashije kuko nk'umuntu nyine wazamutse mbere ninacyo nabwira Nyambo nyine Nyambo nawe yambereye nka mushiki wanjye yambereye umuvandimwe kakanya nyine byose nkuko muri kubibona ni ukubera Nyambo kuko yataza wenda kuma amahirwe yo kubasha kubana nawe nuwize saa sinze ngo byari kwameze gutera no gwenda Imana aragiye ariko kwigwatiriza mu bundi buryo ariko reka mvuge ngo ari mu bantu biyihutishije isezerano ry'Imana nawe nuko nkuko namubwira Imana igumye kumugisha imhuburame imwuzuza ibyiza mu biganza bye nibyo mbwira n'abafana cyangwa niki nyamuneka mukurikira ibikorwa byanjye Valence TV bakeneye Warame TV bakeneye kandi mwe bo kunsupport murebe n'ibintu ngerega ndi gukora yego mwankunze ko ntacyo ntwaye we mwamukunze mwabantu mwe kafite igikundiro cyanyacyo mwankunze ko ntacyo ntwaye mukunde Valence Okonko nta kintu na kimwe atwaye ibi bintu nawe nabanye ko nazajya timu ifatika nyine mfite abantu wenda benshi mfasha uvuga ati gutya na gutya ufite n'agatimu kagaragara neza nabonye ufite timu irimo abana beza abakinyi beza ababyeyi beza mbese abantu benshi bazi gukina Ewana bameze neza kabisa nyine pe nyine ukomereza rwose courage bakora ibikorwa byanjye nanjye bankunde na filime yose mbonyemo ntago nyije mu batanyishyuye ubwo mbese ukibona iyo filime genda uyirebe
kuko mu kuyireba kwawe niko kugumya gutuma nyine umugati wanjye usa nyamuneka mu nkunde Uwiteka Imana akomeze abi blessing kabisa bigere kure bigere ku bantu benshi ariko hari akantu nakoreka ndakavuga yakavuge ntabire reka nkavuge urumva kenshi ngo hari ukuntu ubusitari bujya butwongoza ndetse bukanadushuka urubyiruko rwinshi rwamaze kubyinjiramo yaba rw'abakobwa n'urw'abahungu cyane cyane ko buriya ngo urubyiruko rwinshi rubirimo rw'abakobwa ruhora n'imbogamizi rura n'ikintu bita kubomorwa kavuge mu buryo bwa nzovu na yaka ibyo bintu sinzi nimba nawe ujye ubyumva kandi akaba ari ibintu byinshi bijya bidindiza impano ndetse bigatuma hari n'abantu benshi bagenda babicikamo bitewe n'icyo kintu ese koko ibyo bintu bivugwa ko iyi mihanda ni ibyanyabyo cyangwa na makuru atambuka buriya rero kabe kamano n'umutima we kubomorwa ntacyo bitwaye urumva oya so bango ntacyo bitwaye ni ikibazo bitewe nyine n'uwari we ashobora kubikora urumva uko abishaka nyine kuko nizo nashidikanya mani hari n'abasenga cyangwa se baba mu nsengero ariko usanga n'ubundi babikora atari ubango nuko baba kuri social media niyo mpamvu rero ntago njye navuga ngo abantu ngo baba kuri social media ngo nibo bakora amahano nk'ayo ngayo ahubwo ahari hose nyine ubundi man ntago film ishobora kukwigisha imico mibi utigeze ugira ahubwo n'undi hari ukuntu wowe ufite mu duce tubi none wazanga watangira kubona akantu k'agahiti n'ibiki ugataya bati urabizi niyo ngibi nabyo nabishobora kuko ufite uburenganzira bwo kubikora ariko uri umuntu uvuga ati njye bino bintu simbikora umuntu ashaka kunywesha inzoga utabishakaga ntago bishoboka ndetse wigeze ubona umuntu bafata ku ngufu ni bangahe bataka none umuntu warabyitangira ku neza yazanga ibiki n'ibiki mbese babomorwa nta nicyo bitwaye nyine ubishaka abikore n'uburenganzira bwe ntese nkubeshye none tugiye tubwizanya ukuri zatwara iki none se nyine okay fane reka tugushimire cyane wakoze cyane rwose kwitabira ikiganiro cya Big Town TV ndetse n'ubutaha nituguhamagara uzatwitabe hari abantu benshi ariko bakwifuza bakeneye kugukoresha nka Valence uko nk'umuntu wabaye ubukombe abashobora kugukenera kugukoresha ibikorwa byawe hari n'abashaka kugublessinga bakeneye kuvuga ati reka tu supporting umuvandimwe ibikorwa bye bitera imbere hari abakire hanze ahangaha bafite amafaranga bavuga ati reka aha dufate umuhungu wacu tumusapotinge aze nta kibazo rwo azamuke aze mu bandi aze ku ruhando rw'ababosi yego mwavandimwe bahe nimero yawe rwose bashyira amafaranga rwose nyamuneka nimero yanjye ni 079 16 99 777 1 iri no kuri WhatsApp iri no muri momo nibashaka bambwe mbaye na code rwose code ni 44 kode ni 44 bahe kode batazabakata batesipura batinyamukata ntacyo uzafata iyo nimero azahamagara mu code urumva 079 16 99 777 uri kumva so aramutse yibuze naho ngaho kuri Valence TV show kuri film yanjye Nyamirambo Today iyo nimero ibiriho nta hantu na hamwe ashobora kumburira ikindi cya kabiri nyamuneka nk'ubu wenda kano kandi byo nahoze mbwira n'abantu bamwe na bamwe nimba nsohoka wenda muri film wenda dispose nk'eshatu ku munsi film irebwa n'abantu ibihumbi bike karebwa n'ibihumbi senkane mu by'ukuri ndameka neza ashobora ko abantu ibihumbi wenda 150 ku munsi bashobora kumbona yego nkaza nyikoro bya tukabyamamaza muza n'ibikorwa rwose ubu hari nk'umuntu wantumye nkaza gukora kino kiganiro wambaye brand ya company ufite icupa ry'inzoga hangaha nk'urugero oya wenda ufite agasabune keza kaeve koko muzari ibintu byari ko bimeze neza twaha iki ntubyumva nkaza nyine tukabyamamaza hakiri kare kuko muri iyi minsi nk'ubu ndi kuboneka ni nabafasha muri ino minsi ni kazi kanyu ikindi cya kabiri uzaguza guhamagara uhuze ushobora kuzahamagara mbuze shaka ukuntu umuvuna meto yaberwa no kwamamaza nk'amavuta sha amavuta iyo myenda ya Nyagasare urabona ntaberwa cyakora pe reba murabibona niko numwe mu bantu bakamamaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyangwa se ibyo bintu byanyu mubizane cyangwa ubwenge icyo ni kimwe ikindi cya kabiri wenda ubundi hari ukuntu ntago najya nkunda ibintu by'ibiganiro cyane ariko ubu ngubu wafunguye sereka mwe nafunguye amayira kuko hari ikintu nifuzaga kuva kera nyine nkitangira bino gwe nkitangira kujya kuri kamera icyo nifuzaga namaje kubona ko iyo ukoze ibiganiro hari abantu benshi bajyaga bahamagara ndibuka nkora nk'ikiganiro cyo kwisimbi nkajya kwa Cita abantu benshi bavuga ati man ibiganiro ukora biratwubaka
ahubwo kuki nyine tutajya tukubona wenda ibi ngibi tuganire gutya bino bya social media ariko ubura tuganire n'ibindi wenda ku buzima busanzwe hari byinshi mfite byo kubakisha sosiyete nyarwanda ko mbese uwo niho umuhamagaro wanjye wo kubaka sosiyete nyarwanda ariko ibyo ntigeze mbyumva ko nigeze numva ko ibyo bintu ngo bifite sibyo ufite uburyo bwinshi bwo kubaka abantu mu buryo butandukanye sinkubeshye kuva na kira kuva igihe cyose nyine nibuka no mu bwana bwanjye rero wa muntu nyine koko ndi umuntu w'abantu abantu benshi bakina abantu babumva wikumva ntago nakeneye abantu baba amafaranga baba bakina abantu babumva yongeye ndi umuntu wo kumva abantu nimero yanjye nayitanze nimufite ikibazo mpamagara I know and I hope ku mbaraga wenda mfite ku bwenge mfite ndetse n'ubundi mpabwa n'Imana sinabura ikintu ngufasha uyu munsi wa none Big Town gufungurira amarembo yo kugeza ukaganiriza abantu ukabagira inama ukabasangiza bimwe mu bintu bigomba kubafasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi nurajya mu ufite umwanya ubuhose ufite byinshi byo kubaganiriza ujye uhamagara kuri Big Town ubaganiriza tuguhaye nta kibazo n'ahandi mu mpamagare don't worry bye now uhamagara abahindurira ubuzima mu buryo bwinshi bugiye butandukanye Vare urakoze cyane yes nawe murakoze yego arakoze cyane Valence ngiye nari professeur cyo nk'ibisanzwe iyi ni Big Town TV ibiganiro bya Big Town TV byo nakagaruka icyo ngusaba cyonyine nukugumishaho urushinge rwawe n'amaso yawe ukanda subscribe ukanda ukazajya kugira ngo ujye ubasha kubona notification z'ibiganiro byacu umunsi ku munsi murakoze cyane wari ubiri inyuma kuri kamera yari Mr Mike mu cameraman mwiza w'umuhanga uzi gufata ishoro rikeye nawe wifuza ko yagufata ibintu bigiye bitandukanye ujye umpamagara kuri nimero yanjye ya 0783012960